ko cyangwa byari isebanya nishaka no gushaka guharabika? urumva njye na Pazo twarakoranaga kandi n'abana yego noneho ariko nza kugira igitekerezo ndamubwira ati rero Pazo ndifuza yuko watangira gukorana ariko nawe wibera mu mvumo yawe kugira ngo ukontorore ibintu byawe neza nanjye nkontorore ibintu byanjye neza kurushaho. yego ndicara ariko ndavuga ati kuhita mbikora gutya ntago nabikora gutya ngenda mwicaza nyine turaganira namubwira ati rero ngiye gushakira 500,000 500,000 bitari ku mafaranga twavuganaga nyine. yego ndangije ndamubwira ati ariko muri ibyo 500,000 ngenda banguhaye 300,000 noneho iraka 2 dufite imbere nzakuramo 200 nyaguhe. yego ariko mbise nanjye nsure bikunde mpumeke mbone urumva njyewe nifitiye famille suzi ko se mfite umuryango yego noneho arambwira ati hoya ntago nagenda utayampaye ngo ugomba kuba kwanza ndava hano yampaye. ngaho wari waramurongoye se yari umugore wawe? hoya ntago ari umugore wanjye kabisa. none se noneho ndamubwira ati shuwa man ubwo se urampanikisha gutya kubera iki 300 wawe yafashe ko desa sizigaye ko nta n'ibyumweru banaga mu buhe buryo mwafatanyaga kwishyura geto? nari mfite ikibazo cyo kuba nta telefone nari mfite. yego nari mfite yari yarapfuye ariko mbona afite 13 Pro Max adafite ikintu akoresha. ndamubwira ati rero ngwino twibanire. Rangije nyine turakora akajya afata challenge noneho nyine tubana byeruye. waramufashe no kuvuga ngo umumovinga ini kubera iPhone 13? urumva yabaga namusanze kwa Didiman nyine kabona neza iPhone 13 ye yatumaga abona aho kuba. oya wijyaho gutyo reka mvuga ukuntu byari bimeze. yego noneho ndamubwira ati ngewe nzajya nkumenyera megabyte ninjya no gushopinga imyenda nzagushopingira nawe guhereze n'10% ku byinjiye. ubwo niba twinjije 1,000,000 ndaguherezaho 100 uya saving. noneho ngewe nsigare nkurikirana iby'inzu, umuriro, amazi, ibyo kurya, umukozi. turakorana gutyo noneho kugera tugeze muri arena rero byahise biba ngombwa yuko twimuka ahantu twabaga i Nyamirambo twigira ahandi hantu mu nzu nini. yego tugeze mu nzu nini rero nahise muhereza room yiwe. mbere twararanaga aho mwabaga i Nyamirambo? mbere twabaga mu nzu ifite salon n'icyumba kimwe. bararaga ku buriri bumwe. so twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo reka nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. yego urabizi nawe so bizi si by'abahungu. yego araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu nigeze ambwira ariko ngiye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana? yego bigeraho noneho mbona ariko na Pazo mubana? yego bivuze ngo babanaga mubana mu cyumba kimwe na Pazo afite icyumba cye? yego inzu yo yari nini cyane yo twimukiye yari nini ku buryo ki yari afite space yiwe nanjye mfite space. ubwo haciye hagahe ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe ariko ntangira kuvuga ati noneho Pazo niba bino bintu twarabigezeho ndashaka we yikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu. noneho ndamwicaza ndamubwira ati Pazo ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho wikuremo unduta nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye.
mu myambarire, mu mivugire, mu migendere, abo ugendana nabo ubahindure kugira ngo tutagetinga ibiraka binini. Nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye. wirirwana na sorti na Didimani Ariko byumva nibo bajyanama turabiganiraho, noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntabwo ngiye nasubira i Nyamirambo kwa Petit Frere, birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye. ndamubwira ati okay naribi, ndamubwira ati ese nagufasha iki nyuma yarambwira ati rero na washaka amafaranga umpa atari ku mafaranga umpa nyine yo ku ruhande kugira ngo nisuganye nimuke. nanjye niterera hejuru n'ubwo ati nzaguha 300 ntari ya 300 nta kintu yamarira, uzama 500. Ndaje namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora, nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze. 500 kwita nyaterurira nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose. Ndavuga ati byibura nzaguha desa mowe 300, nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka. Yego. Arambwira ati ntaribi, tuza kujyana ku Gisenyi, tujyanye ku Gisenyi. Ariko nza umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara, arambwira ati wowe ya mpano ntabwo ujya amafaranga, wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa, ugomba kunyongeza amafaranga. Producer wawe? Yego. Ariko ibyo bibaye nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba? Oya, ibyo yari introduction, none nahereye hasi byimbitse. Yego. Ibyo nabyo ndabigeraho nanone. Noneho producer amaze kujya ambwira gutyo, ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo. Noneho Pazo za kumwicaza, ndamubwira ati ariko se Pazo tekereza, ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere yego twabonye ibiraka, mu kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane nta biraka twagize. Wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza. Mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona. Yego. Noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha. Navuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha, ko ntaho muhisha, ko umutuma kuri banki, uko ubuzi balance isigaye. Umva uburyo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi. Arangije arambwira ngo hoya ngo ugomba kubishyura. Ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa, uko tubayeho bizagabanuka. Nibwo rero igitekerezo cyaze ndamubwira ati okay, niba ubona ko mfite amafaranga, nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora. Tugiye kukuza akazi kacu, ugiye kwiyishyurira inzu, nanjye nisigarane. Noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi, ubwo kazavamo amafaranga gutunga, kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu, ndanakongerera amafaranga naguhaga. Niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho. Pazo turabyemeranywaho. Umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira, noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa. Nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300, noneho 200 nzayaguha, ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze, kubera yuko iyo uri hano urambika ntabwo nsura ngo bikunda. Birumvikana, turakumva reka turabantu birumvikana kuri wese bangara byandastanding. Arangije arambwira ati hoya nta kibazo, noneho kugira ngo mpave nuko ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite. Ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana. Ndangije tambaza Pazo, ndamubwira ati ariko Pazo wibuka yuko ayo mafaranga ndi kuguha atari ideni.
turi kubyibuka neza ko aya mafaranga atari ideni ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo uhita ukodesha yawe. Nzi ati yego, none se waretse gutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda ku bintu twari twabaze ko bikunda, waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzaguha izo desa zisigaye uri kunsariza iki, urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe. Ubwo rero ntabwo nkwiye gusohoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda. Mbona byabaye intambara, nahise ninjira mu nzu fata telefone, ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye. Arangije ahita ambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo duzinduka mu gitondo haba umuganda. Abyuka mbona aracyahari ndamwihorera, ngigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga, araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazuhereje papa cyangwe. Ndavuga ati reka mu mutwe wanjye nahise mvuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego, ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo muhamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye, ndavuga ati sizi video noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite, ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nka 3 yarashize. Kumbe ubwo Pazo we izo video yari yarazisavinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwereza n'izindi screenshot z'amavideo ye. Urumva umuntu telefone y'umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe kopi ya telefone ayimurira muye. Nuko rero byagenze birangira bibaye gutyo nyine. Nukuvuga ngo niba numvishe neza ibiriya bintu yafashe, Jesus Christ, yafashe telefone yawe ayikorera kopi muye. Yego, hanyuma kubera ko kubera ko YouTube no kumpostingira amavideo, email yanjye yari iri muri telefone ye. Ubwo Google Photos ya rero niyo ushyizemo email, ibintu byose biri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye, ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Pole sana. Ugomba kumenya ntabwo as long video yagize access kuri telefone yawe, kuko gufata video na bira bintu twabonye ngiye bira ibora narabibonye ndapfusha, bora ibintu ntashobora kugira, hari ibintu ntashobora gushyira hanze, hari n'ibintu ntashobora kugira abantu. Wigeze ubona bivugaho nabinyuraga hejuru nuko ndapfusha. Nyuma yaho waje kuganira nawe cyangwa byarangiye uko? Byarangiye gutyo, ngewe rumva nabuze ikindi kintu mvuga. Nahise mbase uyu muntu ubundi avuga iki nawe ubundi ko ntabwo wagiye kwishinganisha kuri RIB. Wagiye kwishinganisha kuri RIB. Urabibasobanurira. You are safe, ibintu bimeze fresh. Ni ukuvuga ngo hagize ikintu kijya hanze kiguharabika, ibyo yabigize cyabahita muzirika. Na you're good. Naho telefone twese zacu zose urumva ibintu birimo biteye ubwoba ku buryo udashobora kugira, biramutse igiye mu ntoki z'undi muntu bikajya hanze. Na chat zanjye nawe n'izundi uwo ari we wese ntabwo ari izo kujya ku karubanda. Hari ibiganiro biri hagati y'abantu babiri, telefone ibibitse ibintu byinshi. Niba yarayikesirira akakorera kopi, ariko se ya mwana tugarutse gatoya ufite impano irenze imwe, ibyo wibijyamo. Icy'ingenzi ni uko nawe iyo mpano ugifite. Iyo mpano nawe urayifite, nta muntu utagira iyo mpano keretse umuntu nyine urwaye. Ikintu rero urukumva biriya
kiriya ni ikintu gishobora kuba inkoni zagukubita igihe kirekire aya masaha uramutse utabivanye mu nzira. Ugomba gutanga ikirego biriya bintu bikagira agategekwa kubivana muri telefone n'ibindi utibuka kugira ngo bitazaba naho yabisakaje bikavuye kugira ngo bitazaba inkoni zagukubita, kuko kwiteza imbere uri umuhanzi ufite impano, ejo uzaba successful, biriya byajya bigaruka bikagukubita bikakubuza amahoro. Ejo uzakora umuryango n'iki biriya byaba inkoni twese biriya bijya bitubaho. So ariko kubera iyi nkubiri n'izi telefone zo muri ibi bihe usanga zitubera bariya. Hari abasaza birirwa bishyura amafaranga ya buri kwezi kugira ngo urugendo byabo bitajya hanze. Urumva abantu bose ntabwo bafite imitima imeze kimwe, siko bimeze. Uzajya mu rukundo madamu washobora kutabyakira, so agomba niba ari umuntu mwabanaga nk'uko bidusobanuriye telefone yawe yarayigizeho access nk'umuntu mwabanaga, ntabwo biriya bintu agomba gutegekwa completely, ariko kubisiba bitari ibyo izaba barrier, izaba inkoni gukubita. Giye natamanje gutekereza ko ari plank wenda ufite indirimbo ugiye gusohora, ariko niba atari indirimbo ugiye gusohora bisa nabi. Kandi nyine buriya niko abantu bagira bahubuka. None se buriya dushobora guswana muri iyo minota ngahe kubyumva? None se pazo si inshuti yawe, si inshuti yanjye, si inshuti ya n'abandi bantu, si inshuti. Byagenze gute wowe? Ni gute umuntu mwabanye mu nzara wageze mwabonye ibyo kurya ugamutumura mu nzu? Ntabwo icyo kintu ntabwo Nyamirambo mu Kavumo, ugeze ku Gisozi, utuye he harya ubu ngubu? Kanombe. Ujye ubonye amafaranga wegereye ikibuga cy'indege, uri hafi kujya muri Amerika, wegereye uzagenda erega na Irene yagiye muri Canada, gezo baramwirukana ariko yagiyeyo, nawe uzajya muri Amerika. So urukumva niba mwarabanye mu Kavumo i Nyamirambo, kuki wageze Kanombe ukamutumura mu nzu nini kandi mwarabanye mu kazu gato? Umva nkubwire rero, cyangwa bari batangiye kubashinja ubutinganyi, ariko usanga ni kubana n'umugabo mu nzu mugenzi wawe. Numva nkubwire ikintu, buriya niko abantu rero ntago bajya bambera abantu ari menshi, ntarenga amezi 6 twumenyanye nawe. Ariko nawe wizera vuba. Umuntu umenye mu mezi 6 afata telefone yawe igiraho access buri kintu kimwe. Ukuntu byagenze sinakubwira ngo twahuye ngiye telefone yanjye yarapfuye, biba ngombwa yuko ibintu byanjye hafi ya byose bikurikiranira muri telefone yiwe. Amakuru avuga ko se Pazo yashaka kurya umugore wawe, ibyo byaba bifitanye isano n'ukuri? Oya, ntabwo ari byo. Ndetse ni gute umudamu yari gutungwa n'abagabo 2 mu nzu, abana n'abagabo 2 mu nzu, umwe atari uwe? Wari ufite rezo ahantu ubundi inzu ukuntu yari setinze nta hantu byari bihuriye. Ikintu nanze ni ukumva yuko mfite meze nk'ufite kampani. Buriya mwari mufite dushe imwe? Byari bitandukanye cyane. Mwahuriraga mu gikoni? Twahuriraga muri salo. Ngahibaze rero madamu yagiye kureba ka televiziyo, wagiye muri studio, Pazo nawe akabyuka yambaye box, agasanga madamu mu gatenge, yayimushinga ko arikosha. Warebye kure, ariko maybe we expectingaga ko mubana igihe kirekire akamanza akagukamuramo igihe yagutayemo, niko bitekereza. Gusa ubwo bisohotsemo amahoro ngaho ni fresh. Buriya niko nyine sinzi ukuntu abantu batekereza, ariko icyo navuga cyo nuko ni isomo ry'ubuzima, trust nobody. Ntabwo ugomba kugira wizera kugira access